Hello friend and family, welcome back to my YouTube channel. Ikaze cyane rero nitwa Donatira benshi akabanzwe sinajya Tatiana. Ni muri Afrika, muri Europe, muri Australia, muri Canada ndetse no muri Amerika. Ikaze cyane kuri DONA official. Nimba uri mushyashya hano nagusabwa kubanza gukanda subscribe. Wakana kuri kakazogera k'umukara kugira ngo ujye ubona notification yuko na uploadinze video nshyashya. Nimba warakanze subscribe warakoze cyane. Unsapotinga buri munsi sharinga ama video yanjye, utera commentaire ku biganiro ugenda ubona cyangwa se ku ma video ugenda ubona nakoze, warakoze cyane. Twakomeje rero na Storytime, ngiye kwagira ikintu kigeze kumbabaza cyangwa se nigeze kugira inshuti mbi mu buzima. Ntabwo namurenganya ariko naramubabariye, turacyari inshuti ariko hari akantu keza nyine yakoze kandi ntabwo kanshimishije. Ukuntu rero byagenze, kuba ari inshuti ntabwo ari igihe gito, buri inshuti mumaranye hafi umwaka, imyaka ibiri ishobora kuba inarengaho, aba ari inshuti pe ibikuzi nawe we muziranye, ibizi ibyo wanga n'ibyo ukunda. Guys, yarazi ibyo nanga, yarazi ibyo nkunda, ntabwo ntekereza ko icyo kintu yakinkoreye atabizi. Yari wa muntu uzi ibintu byose. Noneho ikintu cyaje kubaho, yari afite umuhungu w'umushuti we cyangwa se w'umushuti we. Noneho aza ngo kubona ifoto yanjye muri telefone ye arayikunda. Ndi kubabwira uko byagenze. Akunda ifoto kuko njye ntabwo yaranzi. Akunda ifoto cyangwa se ubwo akunze njyewe yabonaga ku ifoto amusaba nimero. Ako actually ntabwo yamusabye nimero uko yabinsobanuriyemo, maybe ko yamwibye nimero yanjye, ariko ndabimubwira nyuma nubwo yambwiye ko yazimusabye cyangwa se sinzi ngo ukuntu yabuze uko bigenza amuha nimero yanjye. Umuhungu aranyandikira ariko muri uko kuntu yabigenje nabyita ko ari nk'urwego rwa pasi. Ni umwana wo gutangwamo pasera kandi yari abizi neza ko hari umuntu. Ndabizi neza ko yari azi neza ko mfite umuntu. Noneho ubwo yananzemo pasi kandi ngo ni umushuti wanjye kandi ngazi byose, tuvugana ibintu byose, anangamo pasi. Noneho ku musore karahita yimenya w'umusilamu. Ibaze umusilamu ubwo abaranyandikiye abarambwiye ukuntu staff zose zimeze, ukuntu byose bimeze, ahantu nomero yazikuye. Noneho aba straight, ambera umwana mwiza, aba straight, like ambwira ibintu byose, ambwira aho yabikuye, nyine ibyo bintu byose. Noneho ndavuga okay, nta kibazo twaba inshuti. Abimbwira mu rwego rwo kuba inshuti, ntabwo yahise avuga ibyo ashaka, nyine ko like ashaka ko twakundana cyangwa se n'ibiki za deal zose bisaba process. Naho namugareka negereza umukobwa igihe azabimbwirira, byibura nebe ko agifite ku kantu k'ubumuntu, byibura nabimbwira hari ukuntu nzabyumvamo. Ndategereza umunsi wa mbere wapi, negereza uwa kabiri wapi, hashira icyumweru cyose ngo negereje ngo umushuti wanjye ngo azambwire ngo izo staff yakoze, kuko n'ubundi umuhungu already yari yamaze kumuvamo. Ariko mu by'ukuri nubwo yenda navuga ngo nari mfite umuntu, ntabwo byari bihagaze neza ku buryo yenda nshobora, ariko nanone nta mpamvu yo kuvuga ngo ntawe, nubwo bitari bimeze neza, ntabwo twe twaratandukanye, ntabwo twe twarigeze dusezerana. kandi buriya iyo muri mu bintu nk'ibyo ngibyo, ukundana cyangwa se uri muri relation n'umuntu, ntabwo ari byiza ko ushobora gufata decision utamubwiye, umusige mu bintu utamubwiye. Icyo gihe nari kuba nkoze amakosa kandi nari kuba mubutse bya bindi bitabaho, kuko icyo gihe kuba tutarahuzaga cyangwa se kuba hari ibintu tutari turi kumvikanaho, ntabwo byari byo byari ko mu burenganzira bwo guhita mvuga ngo. Kandi noneho uwo nguwo ntabwo nari muzi, ntabwo nari ngize gute, usibye gutya yandikiye, ariko nahita mbwira ngo bimeze gutya. Ambwira okay, nta kibazo twaba inshuti, ariko mubera umwana mubishaka. Bitavuga ati ariko mfite boyfriend. Kandi murabizi namwe iyo umuhungu akubwiye ngo ubona nyine hari ibintu ashaka kuguhita, mubwira ati mfite boyfriend.
murabizi abakobwa murabizi ukuntu tujya tubikora ugahita wambwira ati mfite boyfriend tuvuga nta kibazo uramufite ariko twaba inshuti twanahura noneho ako kantu noneho bivuze ngo twahura ntituziranye unzi ku ifoto wambonye ku ifoto yenda no kuri WhatsApp wanyandikiye ndabonye ifoto nashyizeho ariko nturishuwa neza ko ari njyewe ngo wankunze wakunze ifoto ntiwakunze iki kuko njyewe ntabwo uramenya ntabwo uzi ngo nkunda ibi nta nubwo nzi ngo ntabwo ibi yenda wavuga ngo uzabimenya ariko se uzabimenya hawe uwo mushuti wawe uzabikubwira uwo nawe turaziranye yego nawe yenda hari ibintu azi ariko nanone ntabwo ari wa muntu tubana ubuzima bwa buri munsi ku buryo ngo yenda ndi buve ku kazi muhamagare tuvugane yenda muri weekend tuzasohokana ntabwo ari uwo muntu yenda dusohokana rimwe na rimwe ntabwo biri kenshi cyane ko muba noneho muri inshuti yego ni munakora ibintu bimwe guhura biragora cyangwa se mubona ahantu hatandukanye biragoye murabyumva nyine ubwo ngubwo ndamubwira ngo sinibuka ahantu yambwiye ngaba ariko kuko umukobwa n'ubundi yari yaramaze kumurangira yamwumvishije uburyo nzabyumva yabyumvishije nyine ngo azanabimugiramo nyine umukobwa atangira kumbwira ukuntu ari umwana mwiza ari iki ariko yumva nyine nambwiye ko tuziranye imyaka ingahe tuziranye igihe kingana gute ntangiye kumubwira tuziranye igihe kingana gute suzi ibi n'ibi ntabwo wakagombye kuba wankoze ibyo bintu murabizi ko hari umuntu especially ko nta nubwo nari namubwiye ko hari uwo muntu turi kumwe hari ibibazo ntabwo ngiye nkunda kuvuga ibintu byanjye byerekeranye n'ibyo ngibyo mbari njye nawe gusa n'uwo muntu turi kumwe haba ibibazo tukaba ari twe tubyikemurira nta wundi muntu ubwo kereka wamvuyemo ku rundi ruhande ariko ntari sure neza ko ibyo bintu nabyo azi ko hari umuntu ariko ntabwo azi neza ngo bimeze gutya ubwo ngubwo anyigisha ukuntu ari umwana mwiza anyumvisha ukuntu bimeze neza ariko ntabwo byakunda ngo si ubwo we ngo umukate gutyo ngo si ubwo ngo wamuhaye ngo amahirwe ngo byibura ngo akagerageza aragerageza iki ese uwo nguwo uhari mujugunye ese uwo nguwo uhari bigende gute nubwo mu mutima wanjye neza ko bitameze neza nta mpamvu n'imwe yo kuba wambwira ngo mwihorere ubwo narakosheje niba umuntu yarankunze n'uburenganzira bwe kunkunda ntabwo mbyanze nta nubwo mbyubahutse nta nubwo ngize gute ariko nanjye mfite uburenganzira hari uwo yanjye icyo gihe nawe urimo gukunda cyangwa se wari urimo tuba turi gukundana nta burenganzira aho ngaho hagati aho ngaho bwari buhari bwo kumbwira ngo nimuhe amahirwe kandi nawe azi uko ibintu byose bimeze aha isitori y'ibyo gukundana birarangiye noneho ikindi kintu nigeze urabona ibyo byarangiye urabona nitangira akazi ntari impembwe bwa mbere aribwo nyibona amafaranga noneho mbona ni nyinshi shaho iyo igihembwe cyangwa se iyo ukiva mu buzima bw'ishuri urangije kuba baguhaga amafaranga mama wawe cyangwa se abavandimwe bawe baguhaje de poche ukagenda nyine ukayajera noneho ugiye gukorera amafaranga ukwezi kuraza ubona amafaranga uyigenga ugura akantu kose ushaka ugire gute ufasha umuntu ushaka nyine bya bindi byose abakora namwe murabyumva mbona ni ibifaranga byinshi mbona ntabwo nzabibara noneho icyago nahuye nacyo ni kimwe cya mbere nahembwe ukwezi korona ibiraje mbega ibibazo mpembwe ukwezi kumwe korona ibiraje turahagaze kandi noneho murabizi ibintu by'amashuri babifunze igihe kinini nimbe n'izindi business hari ukuntu bagiye bavuga ngo bakore ngo porosa 30 noneho no mu mashuri hari igihe byagize urabyumva ko mu mashuri byatangiye nko mu kwa 11 mu kwa 11 urumva iyo periode yose irimo guhera mu kwa 3 kugera mu kwa 11 umva ya mafaranga icyakoze nari navuga ko nari nyiri umwana cyangwa se nari nyifite ubwenge reka mvuge gutyo amafaranga ndayajera sinigeze nsaba mama wanjye amafaranga sinigeze nsaba umuntu amafaranga muri iyo periode ngira imana igihe cya korona birarangiye nyine sinaseba cyangwa se nitwara neza nyine sinagira umuntu nanduranyaho
mbona nsutse muri corona neza, ariko ayo mafaranga nari narahimbye rero nagiye nguramo utuntu tw'udukoresho nyine murabizi nk'abakobwa, amavuta, ibyo nyine twa tuntu twose ndadukemura. Noneho ubwo ngubwo nyuma yaho yo mu kwa cumi n'uko mwe murabizi ko noneho hafunguwe nabwo igice kimwe, ikindi gitangira mu kindi gihe nyine sinibuka ukwezi neza, ariko natangiye mu kindi cyiciro cyakurikiyeho. Maze ubwo mfata nk'amezi 3 nkora ndasevinga ndizirika koko, ipantaro sinongera kugura ipantaro, urukweto icyo gihe sinari nzi no kwambara neza, sinari nzi ngo ibiki n'ibiki. Ntabwo wari bumbaze ngo ishati nziza ngo igurirwa he, ntabwo wari bumbaze inkweto nziza, ntiwari bumbaze ngo yenda ngo se ngo ibiki, nari bumbaze muri salo ngo basigishe he inzara, wapi. Maze mfata amezi 3 ndayabika neza neza, maze nanjye ngo ngiye kwishora ngo mu bucuruzi, ngo ngiye gucuruza, mba ndashoye. Mbabwiye ikintu nashoyemo mwaseka, gusa narashoye birakunda, ariko nyuma y'igihe runaka icyo kintu naguze gitegerezwa amezi runaka, noneho kiragwa koko, amafaranga nagifatiyeho aragenda arahomba, ahubwo icyo kintu nagishubije ku giciro nagifatiyeho. Nabwo nyuma hari n'ibyagiye munsi, maze ndagenda ndahomba. Ntari imeze nk'umuntu umeze gute, wapfushije umuntu, wapfushije agatungo ke. Murabizi ukuntu abantu borora amatungo baba bagata agatungo kanjye, nanjye nuko natekereza amezi 3 niziritse, nta kintu nshobora kugura, nta telefone nziza ngo mvuge ngo nayigura, ngo ntaki, ndagenda koko ndakubitwa amafaranga yanjye ahomberamo, maze ncika intege, ndavuga ntabwo nzongera kugerageza, ariko ibyo bintu bibiri byambayeho birambabaza mu buzima, ariko nanone niga n'isomo ryo ko nyine nayitinya itarungurutse. Ubwo nyine nabonye uko bimeze, nabonye uko bihagaze, ubu noneho niba ari ibintu nshaka kwishoramo, nzishoramo nishoyemo, cyangwa se nzashora nishoye, uburyo nzaba nzi gufata risike. Icyo gihe bwo nabaye nk'uhomba ndahagarara, ariko nyuma yaho ndongera ndashora gatoya, ariko nanone intego ni uko nyine umuntu bizagenda byiyongera, cyangwa se byiyongera nimunsapotinga mukareba bimwe mu bintu bizajya bica kuri DONA official, haba ari uburyo bwo kubona ubuzima bwanjye, cyangwa se bwaba ari ibyo nkora, cyangwa se mukansapotinga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndabizi ko muzansapotinga uburyo bushoboka bwose, mumaze kuba inshuti zanjye z'akadasohoka, nimwe mumenya ko, cyangwa se nimwe mumenya ubuzima, cyangwa se uburyo meze. Ntabwo naba mbabaye ngo mumbone mbabaye, nyine muhita mubibona, ayo nishimye namwe mubona ko nishimye. Munsapotinge rero, mumfashe musharinga amavideo yanjye, murayikinge. Ubu ngubu ndi gutegura ko nimumfasha tukagira 2,000 by'abasubscribe, tuzatanga impano, cyangwa se tuzatanga present ku bafana b'imena, abafana mwe mw'imena, haba imipira, haba imitaka, haba tuzashaka ibintu byinshi tuzaha abafana bacu. Mumfashe munsapotinge, munire ingabo mu bitugu, nimwe mfite nanjye, ariko muramfite, ndahari, ntabwo nzabatenguha, nzaba mpari, nzaba ndi wa muntu uhari igihe cyose. Umuntu wifuza kugira, cyangwa se uwifuza kumenya bimwe mu bibazo yaba afite kuri njyewe, ndamusabaga kwandika muri comment, cyangwa se kuri nimero ndi butanga aho hasi, unyandikireho nzagusubiza, cyangwa se nibiba ngombwa byabaye byinshi nkanyandikira kuri WhatsApp, maze ubundi ibibazo byose nkazaza kubibasubiza kuri DONA official. Ndabasabye munyandikire ibibazo byose mwifuza, bya bindi byose mufitiye amatsiko, mubimbaze nzabibasubiza. Mwakoze cyane rero, kimwe cyangwa bibateye muri ino video, ma like, ma comment, kugira ngo mbashe gukora izindi video.
thank you for watching my video.